umukobwa yakora byose. Karibu kiriya ni meza twagiye ubu yangiye ku musigiti muri 500 oya ayo abari make kiramo 400 sanze so wese uzahigeze ndabizi kageze ariko abantu ariko yaba ari make naye nta kintu n'abantu barahoreka oya ni 400 n'iryo jana urishire tuzi ko niba umugenzi aje nukumurasa nanjye nkamurasana mu mutanga nyine ninjye bamutanze muri mu gitondo nkinjira mu kazi saa 11 ngomba kunywa essence litiro 2 nywa essence litiro 2 zikoreraho nkacanga nari nzigare ku buryo burambuye umunsi wa mbere njya mu muhanda ndari nitwa Mugwaneza Tereza ndubatse mfite umugabo n'abana 2 akarusho nabyaye bwa mbere mbyara imanga ubwo mfite abana 2 b'imanga n'umugabo umwe nkora akazi k'ikimotari mu gitondo saa 11 mba nagiye mu kazi bitewe nabo ntwara bazindutse karibu kiriya ni meza twagiye ubu yangiye ku musigiti muri 500 oya ayo abari make kiramo 400 sanze so wese uzahigeze ndabizi kageze ariko abantu ariko yaba ari make naye nta kintu n'abantu barahoreka oya ni 400 n'iryo jana urishire umuhanda wa Rubavu maze y'umwaka n'igice amafaranga mu muhanda arimo amafaranga arimo noneho oya ntabwo ndi kuguhenza none se amafaranga muri Rubavu agomba kuboneka hano barafu oya buriya aho kutinda mu bitaro uzatinde mu nzira ntabuta uzatinde mu nzira niyo kode yanjye ngenderaho umugabo wanjye nawe ni umumotari ni akazi none se ubu nta mugabo w'umufundi waba ufite umugabo wundi w'umufundi muragera ku musigiti kurya umunyenga n'ungusha nta kibazo utamugabo ufite nawe usigiye kumera nka baba mama baza ati Timote ari umukobwa ntabwo urangezayo aba mama barakitinya hari umumama uza ati tusume no mukobwa arangiza icyo koze hari umumama uza ati mwigire no mama watinyutse no ugomba kuntwara ubona ari impamvu abantu batinya ntabwo barumva ko bazi ko moto buriya buremere bwayo bazi ngo niyihagurutse irabuhorana kuko hari umumama wambwiye ariko se ruraruntu ruremera kuriya ntabasha no gutera n'umugeri urutwara ute iyi moto yamaranye hengize imaranye amezi 5 base ntuse ariko abantu ugiye kubona iki tuzaza gutaha ingo okay zamagara umubwira ati moto ubu no ubu ngubu kuno moto buriya moto ishaje urayakorera nibyo ariko hari utwinshi nayisabwa hari na twinshi tujya mu rugo ariko ntago nabura make nzigama nzi ko nzashyira nkayibigeraho kuba uri umumama ukisanga uri gukora umwuga w'ikimotari ni bakeye bazi ko mbese umumama harabambwira ati se ubwo uwo mugongo urawubona noneho hari uwigeze ambaza ati se ubona umugongo wo kujya mu muhanda avugira ati ariko reka nkubaza sinicaye yari umumotari mugenzi wanjye sinicaye kuri iyi moteri
ati si ubu mama wikoreye nabura ibase y'ibitoki bibiri inaha barabikora akabizirika neza bibiri bikajya ku ibase byombi cyangwa bikaya bikasakase amasare ari kubitembeza ibitoki mugure niba yakikoreye akabura umukiriya akabarinda agera saa sita akikoreye hagiye we ako kazi yakoze kavunanye bingana iki namubwiye ati buriya akazi kose kavunika kavunu gakora bitewe n'inyungu agafitemo saa yine biba ngombwa ko ngaruka mu rugo nkaza nkareba abana niba babajyanye ku ishuri saa sita nkareba niba babakurikiranye iyo bigeze saa 8 njya kuryama nabura nkagaruka saa 9 saa 10 nibwo nsubira mu kazi saa 2 nkataha akazi kanjye ku munsi nuko kaba gateye okay nanjye nibyo mba nshaka ni mu muhanda nyine nuko aya ntabwo nahura nabyo nditwararika ariko mu muhanda bibaho ugomba kuyamenya iyo abantu ukoresha ya mumenye ngo nizo zindi kubera ko nabonye muri hari amafoni menshi ari mu gihe cyatandukanye kugira ngo hose uhamenye urahamenya bitewe niba ntwaye umugenzi njyanye ku isoko aho ngomba guhitamo amenya niba ari umugenzi nzamuye ku musigiti wo mu byaye aho mba mvuyeyo mamenye niwe n'umutazana nkamubwira siko nahazi wowe nawe wabuze ubwo yari umugenzi muzima ari ukubwira ndahazi noneho wari uhita ukubwira atari ko mota wowe ubwo ukora kariho kazi ukazi kuko abagenzi bazi ko abamotari ahantu hose bagomba kuba bahazi bo niyo myumvire bagira ahenshi naho ubuze uko byagenda kose mu hantu 100 nabura ahantu 3 niho hagomba kukuyobera niko kazi kuko akazi dukora gasaba kuba ahantu hose ugomba kuba uhazi ubu rubavu aho wantungura umbaza nakubwira na ubundi mu gitondo nkinjira mu kazi saa 11 ngomba kunywa esanse litiro 2 nywa esanse litiro 2 nkazikoreraho nkacanga bigera nabura saa 8 bigera saa 8 bigera saa 8 za litiro 2 zirangiye reka tugusige kuyo hepfo Asante nawe urangara tutwigendera sawa ubwo rero niba nawe ntabifite se reka nsaba abandi wowe nta kibazo unushaka ubwo turavugana umuntu yitwaye bigenda gute yajyanye kasike nta umuntu yajya yibagirwa nka kasike hari umugenzi utwara ntanabyibagirwa akiyibagiza we akibiza gatwara kasike bikarangiye yitwaye akayijyana burundu ubwo nese buri kasike gurangahe kasike inshyashya igura 15 ariko ne uzarebye ko ntibagwa promotion se aya na promotion ibaho ku muhinde ntayo hano zo mufite amahinde mu ndege zizana nkuze mu ndege zizana kasike iyo uguze moto baguha kasike niyo uzikeneye ukwazo baraziguha ariko kasike bihagaze 15 none se akazi kawe gafatanya gute n'umubyeyi no kuba ufite abana n'iki urumva akazi kawe gusaba kuzinduka gusaba kuba uri mu muhanda kandi abana numva bafite imyaka 3 n'igice urumva nyine akazi kawe gafatanya gute n'ububyeyi no kuba umubyeyi w'abana cyambere umwana ni ngombwa akakubonaho biba ngombwa ko nkora akazi kandi n'umwana bikaba ngombwa ko ari bumboneho niba mbyutse mu gitondo bikaba ngombwa ko umwana atarabyuka nkora akazi mu gihe yabyutse nkaza kumureba mu rugo nkareba se umwana ameze ati nkamukurikira kuko akazi k'umuntu wigenga ntabwo ari nk'akazi k'umuntu uri buvuge ati ninjya mu rugo saa 4 biraba ikibazo
ngenda akora nabona muri hari amasaha mu muhanda hagera ukabona ko abakiriya nta muvumo irimo. Icyo gihe ndavuga ko none wongeye kureba mu rugo bimeze gute, abana bameze bate. Igitekerezo cyo kuba umumotari cyaje gute? Njyewe nakoreraga muri Kongo, korona ije umupaka barawufunga, abamotari barahagarara. Dusubiye muri Kongo ibyo nakoreragayo mbona abantu nta kazi kakirimo. Ubwo kuko nari mfite perime ya moto nibwo naje kuvuga ati noneho ya moto ngiye kuyikoresha noneho nk'umwuga, kuko nari nayize ndi umukobwa ari kuvuga ndi kwishimisha nta mugore n'ubundi watwara moto. Nibwo icyo kibazo kimaze kubaho akazi nkabuze, noneho nibwo nagarutse ndi kuvuga ngo ngiye kubikora nk'akazi. Nise ubona akazi k'umumotari kamaze kugeza ku ki? Sinsaba, mba nzi ko ninkora ndagira icyo mbona. Uzi isaha sinakenera ikintu wenda kinsaba 20,000 mbwira umugabo ngo mereze, kuko mba nzi ko nakoze ubwanjye nakigurira. Ubwo niba umwana akeneye amata sinabwira boss ati mpereza ya mata, kuko mba nzi ko nayabonye. Niba yakoreye 5 nibijye kuri konti, niba ntabyo ayo nakoreye ngewe nkabona arenzeho najye kuri konti, ko mba mfite intego yuko hari icyo nakora nkagira icyo ngeraho. Ningume hahandi niba ari ikimotari ndimo ejo nyivemo ngere n'ahandi. Ese mbere yo gukora akazi k'umumotari akora iki niba atari ibanga? Nakoze utuzi twinshi, nacuruje botike biranga, njya muri Kongo nzunguza imbuto nk'abandi, mbona abantu n'ubundi nabyo nta nyungu, nuko mbonye nta kigenda niko kugaruka mu muhanda. Cyagutinyuye kujya kuri moto? Nde moto nayigiyeho ndi umukobwa kwa kundi mu myaka 17. Nkajya mvuga ati se ubundi abandi bantu bashobora moto ngi nayishobora. Mu rugo baravuga ati rero nta mukobwa utwara moto. Ibya moto ndabiparika numva ko nta mukobwa utwara moto koko. Ndashaka umugabo nshatse ndamubwiye ati ariko moto nyiziho. Bibaho mu buzima twarimo nta moto yahabaga ngo arebe koko ngo ndayizi, ariko icyo yemeraga cyo nari nzi igare ku buryo burambuye. Ku gare no muri quartier naramuhekaga, abantu bakajya bavuga wa mugore atwara umugabo we. Ubwo noneho biciyemo kabiri mbona umumotari se wanije moto, ndayatsa nabona ko nyizi. Abonye ko nyizi nako kujya muri Kongo mbona byanga, mubwiye njye mu muhanda abanza kubyangaho, ko yaravuga se uzagenda ubikora ubishobore, biriya ntago ari ibintu washobora. Wenda hari abamubwiraga ati bakasakazi k'umugore azaguta mu nzu ajye mu muhanda, nabo bikamubera imbogamizi wenda ntanabimbwire. Ariko nyuma akazi yakoraga kamaze kwanga nibwo yambwiye toke nta yandi mahitamo noneho gakora. Umugabo ni akubera imbarutse kujya mu kimotari? Nta moto nari mfite, nagiye kuri koperative bisanzwe nk'abandi. Ndababwira ati mfite ibyangombwa nshaka moto. Icyo gihe kugira ngo baguhe moto hari imisoro watangaga ya koperative, imisoro ndayitanga baranyakira nk'umunyamuryango. Abaperezida bayoboraga amakoperative barakubwiraga ati iyi moto irahari, niba ari moto nshyashya ni 5 verisi, niba ari mwayene ni 4, niba ari yayindi igendeye amapiyesi agatakara ni 3,500. Icyo gihe ndababwira rero ubushobozi bwanjye mfite mu 4 wenda ndebe ko nyabona, ndakora ndayabona. None ahubwo kwa gukora akaba ari igihe numva naniwe nk'umubyeyi, moto yo kuverisa nasiba bigahita bijya rutari. Noneho yuko uyiverisa urakora ni verisoma, urakora ukahereza boss.
ubwo wabura verisoma ukamusubiza ibye. Ubwo narayitwaye bigera igihe mbona ko verisoma nta amafaranga ntago ari kuboneka, nsa nk'uparikayo nk'amezi 2 kubera nta kazi ko nabonaga. Naragendaga nakora nkabona ya boss n'abapeti mu rugo baga bari igihe babuze ubitaho, nta mukozi wenda mfite muri icyo gihe, nta n'ubushobozi bwo kubona ibirenze ku buryo nabagumisha wenda mu rugo buri kimwe cyose gihari. Umunsi wa mbere ubona moto? Umunsi wa mbere njya mu muhanda byari inkuru ndende, ubwo nanjye niyo nyitekereje numva bisekeje. Nagiye mu muhanda, umugenzi yaza ati moto tugende, nkamubwira ati tugende, yakumva ndi umukobwa ngo ari kuri umukobwa, akaba aruje ati ntabwo urantwara amata, ampuresi ungana gutya ntabwo wanshobora. Hakaba aruze ati moto twagiye, aturi umukobwa ati kuraje, wenda nabura uwo yazaga numvaga ko ari akazi nzakora kakangirira umumaro. Nyuma hari igihe navuze ati ubundi aka kazi si ak'abagore. Umugabo ati wabigiyemo bikunze, ni iki kiri kuguca intege? Ndamubwira ati rero aka kazi karananiranye, moto yo kuverisa ntabwo ndi kuyibasha pe. Naricaye amezi 2 mu rugo, biba ngombwa ko umuntu areba habeshya ku bwo yari afite. Tugiye twari dufite intebe mu rugo turazigurisha, tugurisha n'agateleviziyo twari dufite, ayo baduhaye twongeraho n'ubundi buke twari dufite, nguramo akamoto ko mfite ako ndi gutwara ubu karashaje ariko nakanje. Ko wenda umugabo icyo yamfashijeho niyo nasiba aba ari yanjye nawe uri bumbwire ngo zana verisoma, naniwe ndaryama mu gitondo nkasubira mu kazi bisanzwe. Hari igihe umugabo bari gukora ariko akabona ko umugore mu gihe yakoraga hari icyo mu rugo cyari kiri kuzamuka, twari kwicara mu nzu ngo za ntebe tuzicaremo babone ko ngo twicaye ahantu heza, televiziyo turi kuyireba ariko umwana ku ishuri niyige, kuri konti nta kintu kiri kujyaho, inzu turimo niyo upangaye. Nibwo twafashe uwo mwanzuro wo kubigurisha, turavuga ati okay byigurisha igure ino shaje n'ubundi kuko ukora ibi bituzashaka n'ibindi, nuko twabigurishije. Biba byiza iyo ushatse uwo muhuje, bikaba ikibazo nanone iyo ushatse umuntu akakubera imbogamizi. Nk'ubu iyo nza gushaka umugabo umbwira ati nta mugore wagiye muri moto, mba nicaye mu rugo nk'abandi babyeyi, ariko kumushaka we kumva ko umugore we nabura ashoboye, icyo cyo ndakimushimira. Ese ikibazo wenda cy'amatsiko uvuga utwara abantu batandukanye, abagabo abagore iki ese babyakira gute? Mwana nk'iyo utwara umugabo ntabwo utwara umugabo ukavuga ati wenda kubangamira cyangwa se ukabona wenda ntabwo wisanzuye kuba watwara umuntu wese? Hari nk'umugabo uza agatungurwa no kuri umukobwa. Kera ntaraza mu kimotari nari nzi ko abakobwa b'abamotari babatereta pe, kuko no kugira ngo umugabo ndekure numvaga ati umugabo nubwo ndekuye bazantereta tu, ariko nageze mu muhanda mbona n'akazi nk'akandi gasanzwe. Uza gutereta n'ubundi abari wa wundi wagusanga no ku muhanda akagutereta bisanzwe. Naraje ndakora mbona n'akandi kazi nakora nkaka. Imbogamizi ntabwo wigeze ubura? Imbogamizi kereka utwaye umusinzi, hari igihe wihagira utwara umuntu wahaze icupa akubwira ati ariko moto ari umukobwa, ati dufite umugabo se, ati duhure. Nkawe uri mu kazi uramubwira ati ndi mu kazi, nimba mu kazi turahura kuko ukeneye iki amafaranga, ariko si umumotari nzahura nawe mbona umwanya wo guhura n'abantu ntawe. Mu gitondo ndabyutse saa 11 mu kazi, saa 4 mu rugo, nimugoroba saa 2 niba ntashye ngomba kuvuga ngo nabura umugabo niba ari butaye saa 4 asange nanjye ibyibanze mu rugo nagerageje kubikora. Nta mbogamizi zindi zirenze isibwe kuba wahura n'umuntu w'umusinzi mu nzira wahaze icupa, kandi nawe uyu mubonye ntabwo uramureka ntabwo upfa kumutwara. Bijyanye n'abantu mukorana wenda abandi bantu basanze mu kimotari ese bakwakiriye gute? Mu kimotari nagezemo pe banyakira neza, ni sosiyete nziza y'abantu mbona, mbese ntabwo ni sosiyete ntigeze mbona mu bandi. Naraje bwa bwoba bw'abagore nkababaza se hano nta kibazo, ati ntacyo we karibu. Nkaza akaba ari igihe baje umugenzi yaza ati mureke nyabada banza ajye gufata umugenzi, akaba ari igihe bakabata ko arashoboye, ariko ubu ngubu byabaye akazi kandi tuzi ko niba umugenzi aje nukumurasa nanjye nkamurasa namumutanga, nyine ninjye wamumutanze kumurasa niyo terime yo kuvuga ngo ndagutanga umugenzi.
ntabwo mbizi uko yaje nyine naje bambwira ati rasura mugenzi nanjye ubwo nyine terime namenye nuko gufata umugenzi umutanguranwa n'ubundi nuko umurasa. Urabona ejo hazaza hameze hate hawe nk'umumotari umugore? Ejo hazaza mbabona ari heza. Kera nyiri umwana numvaga nkunda ibinyabiziga narabikundaga pe. Ikibazo kiba cya kibazo cyo kuvukira mu cyaro, cyo kumva ko umukobwa bagifite ya myumvire yo kuba umukobwa ntagashoboye. Twavukanaga turi abana benshi b'abakobwa benshi pe, twari abakobwa 8. Twavukiye mu majyepfo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo. Nuko kuvukira mu muryango w'abakobwa, mu muryango ukennye cyangwa se mu giturage, bakavuga ati umukobwa ntagashoboye. Byabaye ngombwa ko niga igare nta muntu ubizi. Igare nagize ndi ku ishuri nkajya ngiga nta muntu ubizi, kuko ndabyibuka nasabye kujya mu garaje nk'umukobwa barabyanga, nkajya mbikora rwihishwa. Ariko nyuma kuko ari ikintu nagombaga kuba cyo nisanze noneho mbikoze ndi umukobwa naranubatse noneho ndi kubikora nk'umwuga. Imbogamizi zo kuba ntarabikoze mbere nuko nta gishyigikira nari mfite icyo gihe. Hari igihe umwana w'umukobwa avuka akavukira mu muryango wenda ufite imyumvire ngo umukobwa nashoboye, nakora ibihubwo ntago ari byo nk'umukobwa, bigatuma nawe akura ngo iki sinagikora ahubwo reka nkora iki kuko ari cyo ababyeyi babona ko ari icy'umukobwa. Ariko izo mbogamizi zivuyeho umukobwa yakora byose. Twese ubuzima bwawe bwite muri rusange, umuryango wawe byakira ute kumva umukobwa yagiye mu muhanda? Rero kubera ko nabikoze ndi umubyeyi, nahamagaye mu Rwanda babwiye ati rero ubu ngiye gukora akazi k'ikimotari. Umugabo yemeye mu rugo arambwira ati ariko se uba muzima, usize umugabo n'abana mu nzu ugiye mu muhanda kumaramo iki? Byabaye ngombwa ko mara ukwezi nta muntu n'umwe umamagara atakosa akazi, mbese wataye umuco. Abaturanyi bo kubera ko bari banze nk'umumama muri mu rugo ukenyera igitenge akagenda, noneho ampurese kumbona mu ipantaro, noneho nigize umugabo arawantegaga ati nota tugende, yabona ari ngete ni wa mumama si barambasha. Ariko aho ngaho ibyo byabayeho haciyemo nk'ukwezi, noneho yansangaho na Paris ati mwigire njye gushakanya badari untwara. Mbese bose nabo byarabatunguye, bajya bambwira ati cyo koze uraducanga. Mu mujyi wa Gisenyi nta bandi mbona, ariko hari undi wo twari tuziranye we muri iyi minsi ari gukorera i Kigali. Ariko yari ahari ajya gukorera i Kigali. Muri babiri? Turi babiri turi babiri ariko babiri nabonze wenda basanga hari abandi ntazi. Kano kazi nta mbogamizi zirenze kagira, ni nkuko warangura itomati ejo zigahomba. Barakubwira ati uzajya mu muhanda bazakugonga. Uko bakugonga ni nkuko watega umumotari impanuka ibiza biba ari nk'impanuka, ni nkuko watega umumotari ugakora impanuka bisanzwe. Ariko iyo ugiye muri umugore barakubwira ngo bazakugonga. Ese hari ikinyabiziga kigonga abagore bari mu muhanda? Nta kinyabiziga kibagonga. Impanuka yabaye yabona ku mugabo, ariko umukobwa ushoboye yakora aka kazi n'akandi kazi nabasha ntako. Wowe bikora uzanabigeraho. Wakomeje kugaruka ku izina Nyabade cyane. Izina Nyabade byavuye ko atari iryo zina watubwiye mbere utangira, byavuye byaje gute? Nanjye kwitwa Nyabade nisanze ndi Nyabade. Impamvu ni iyi: hano mu karere ka Rubavu cyangwa muri Kongo umumama wibarutse manga bamwita Nyabade, yaba ari umupapa akabasha Bade. Ubwo ntago abana banjye ni umwe yitwa Hope undi yitwa Happy. Ntago nenda kuvuga ngo ni papa Hope cyangwa mama Hope. Oya, ni Nyabade na Shabade niyo mazina ubwo tuzwi. So no mu kimotari ryajemo baravuga ati no mu kimotari uje ukabaza ati nshaka mu motari bita Nyabade, bose babazi nyine ni wa mama, ni mama w'imanga. Muri make se ubona Rubavu mu mujyi diverse, no mujyi urimo abantu benshi batandukanye, no mujyi w'ubukerarugendo, no mujyi uzamo abantu b'ingeri zose. Wenda nk'abantu batarabo muri Rubavu bumva natwe twakubonye, ariko nk'abantu bavuye kuri za Kigali za hose cyangwa abakongomani baje gutega moto nk'akubonye, hari umuntu mwari mwagana wenda nakubwiye wenda kwegera kubwire ati cyo gukina gutya badusangiza iyo experience? Aza anyegera mbaze iki kubaza nyine uko byaje nyine byabitungura. Okay, baraza ababye ati arambwira ati
ni ibintu byanjemo gutyo ko mwese ndamusobanurira mubwire ngo byatangiye gute arabambwira ati okay kubijyamo nabigiyemo ndi umubyeyi atari ko nabitekereje ndi umukobwa sinabona ikintu kinyokipa kubikora none ubu nicyo wabwira Shabade rero Shabade ntacyo namugereranya umugabo wemera kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ngo madamu wanjye ndabyemera nakora aka kazi ni bakeya benshi tuganira bakambwira ati ngiye umugore wanjye n'umwuga nawe natuma gukora benshi pe babimbwira ati kano kazi ntabwo umugore wanjye yagakora atabagabo birirwa bamwicaye inyuma ariko we namushimira ni papa w'impanga zanjye ndanamwubaha ariko by'akarusho aha agaciro umugore ni bakeya babasha kubigerageza niba atari ibanga cyangwa dusangije ubuzima bwanyu bwite sitaga cyangwa kubwinjira cyane simwahuye gute mwamenye gute nzi umugabo nk'ubibasha gusukura gufata ati umugore wanjye nagende ndagushyigikiye genda kuri moto ndagushyigikiye kuri muri inyuma mu gihe uri mu muhanda kuri moto ari kumwe n'abana aramenye biragenda gute gutyo mwamenye gute ubuzima bwiza twamenyenye ndi umukobwa uri aho wirirwa yikatira ku igare bisanzwe kuko nakundaga igare pe ahantu nacururije amayinite nkajya mbwira abanyonzi w'amakanyenga tukaba tugiye muri karitsiye itarimo abasekirite babo nkamushyiraho nkamuheka tukagenda umugabo ubwo nari ndi umukobwa ari kubibona ariko aravuga ati n'ubundi uyu nguyu we akunda igare ngomba kubana nawe gutyo ngarutse kwikitwa mu rugo ni mu majyepfo hari mukuru wanjye ushakiye inaha twamenyanye mba kwa mukuru wanjye wari ushakiye inaha wavuye mu majyepfo uza hano mwamenyana turaganira twemeza kubana nuko se nyuma yo kubyara nuko ugiye mu kimotari ese ubuzima buhagaze bute mu rugo ubuzima bw'iyi minsi wabugoye niba waraje mu mujyi uri kugura ikiro cy'ibirayi ku 120 ukaba uri kukigura 400 uri kumva ko ari ubuzima buba bugenda bukomera kandi noneho waraguye n'umuryango bisaba gukora cyane nabura za nshingano zose zuzuza icyambere wenda natwaraga igare biraho ariko numvaga nifuza kuba umumotari ariko abenshi nkumva ko kuko nta mugore waba umumotari cyangwa umukobwa ngira Imana nshaka umugabo arabyemera ibyo nabigezeho ariko izi saha nk'umubyeyi ndi kuri moto yigo nibyo ariko moto ntwaye inda ngomba guparika nkabanza nkarera wa mwana icyo nifuza nge nk'indoto zanjye numva ko moto ndayitwara ariko ikiza nazamuka nkagera hejuru nkarengeye moto nkaba natwara imodoka cyangwa n'ikindi ku buryo n'igihe naba ntwaye inda akazi katahagarara so unje kivuze no gutera imbere hari impumbero umuntu afite hari hantu wibona mu myaka 3 myaka 5 myaka 10 myaka 15 si wadusangiza nimba hari ubu icyo navuga ni iki moto ndi kuyitwara irashaje niyanjye ariko mba mfite intego nabura umwaka umwe cyangwa 2 nabura mbe mfite inshyashya mvuga niyanjye ubu abantu baturutse mu ntara Rubavu na akarere nakunze nanjye mvuka mu majyepfo ariko izi saha umbwiye ngo subirayo nago nzi ko nabibasha niba kumva ngo nageze ku mazi ndi ku mazi nibyo nk'umumotari ukorera Rubavu abantu bavuye zaba Kigali yaba he mu ntara hose bazamamagarira bambye ati Nyabade nshaka ungeze ku mazi cyangwa ugeze n'ahandi mu byiza byinshi biri muri Rubavu hari ibyiza byinshi pe niko karere mbona pe gafite byiza umuntu waba akeneye ko Nyabade yamutwara yaba mujyana grande yaba mujyana petite yaba ari muri gare yaba hehe zatamutamu hose mwiyo karitsiye nkamutembereza nimero yanjye yayifata ni nimero ni 0 8 nanone 9 nanone 00 naho nimero ya Tigo ni 07 8 0 inshuro enye 5 mu muhanda wa Manuka umuhanda wa Manuka byinshi bigoranye bigusha ari byose kandi tubizi ka motari ni tukagira accident n'ikindi ese wowe ubwawe aburaho n'impanuka hari igihe utwara umugenzi
akaba ari igihe imodoka ikwinjirana abamotari bo imodoka irakwinjirana uko byagenda kose aravuga ati niba areba akavuga ati wowe urasekuraho wikubite hariya nikomereze. Iyo banyinjiranaga ntabwo numvaga ko ari ngira amakosa ari uwo umushoferi uri mu makosa w'imodoka, ahubwo nahitaga numvaga ko ari iki. Ariko ni nk'impanuka ziba yaba ku mugore yaba no ku mugabo. Impanuka yigeze ibaho ahantu bita mu Rugerero. Mu Rugerero hari umuhanda urambitse, hari igihe uhagera nawe ukamera nk'ababandi, bigeze mu mujyi ugenda gahoro nawe birangira usaze. Nari ntwaye umumama arambwira ati hute dufate uw'imbere, narayipupereye nkubitiho n'umwana wendaga kwambuka anyereka ko ahagaze. Mugeze impande bya bitekerezo by'abana sinzi iyo byagiye ahita yambuka, mbona ni inkomeza ndagonga wa mwana. Moto narafunze irazunga tugenda tugwa hakurya, ariko kuko byari ibintu namaze kubona aba ari igihe aba ari umugenzi nta kibazo twagize. Nde umugenzi akiza umbwira ati niba ari umumama cyangwa ari umupapa ati karibu papa twagiye, ati njyana aha n'aha. Amubwira ati ufite agatambaro, ati nkamuhereza kasike. Hari umuntu ukubwira ati twirukanke mota. Amubwira ati rero njye ntabwo niruka, aho kugira ngo ntinde ku bitaro nzatinda mu nzira, niba ushaka kwiruka tega undi. Hari igihe uhura n'umugenzi atuzi n'ibindi, mota ntabwo uri kwihuta, uwo nguwo bibaye bishoboka uri umumotari wamureka ugafata undi. Noneho hari umumotari we wambwiye ati uwo mugenzi nakubwira ngo iruka uzarushe kugenda gahoro, wazarambirwa kureke. Kuko mu kimotari uko wiruka na risike niko ziba nyinshi. Hari umuvuduko, hari n'icyagenwe kugenderaho. Hari uvuga ati okay ndacyari umusore, ati aka kamoto ni gashyashya akakirukansa bikarenga. Ariko ngewe umugenzi ntwaye niba nsabye kwihuta nihuta ku muvuduko wagenwe. Niba ambwiye ngo nshaka kugenda gahoro mutwara uko ashaka. Ntabwo umuntu uzinduka muri quartier yawe hari nk'abantu bazinduka. Ubu nta bantu babakiriye ufite bahoraho babazi bavuga ati saa 10 ndabyuka amagare Nyabade mbwiye ati twagiye. Saa 10 ari ibintu ngomba kumvikanaho n'umugabo. Hari igihe ambwira ati wenda bambwira ati saa 10 mbyuke. Nshobora kubaza umugabo se ko mfite umugenzi ndi butware saa 11 cyangwa wenda saa 10 ukubye ati nge mfite impamvu iratuma nzindukana mbere yaho. Abaza umugabo ati se umunsi mfite umugenzi ndi butware. Arambwira ati okay niba mwahanye gahunda agenda, nta na rimwe ndabimubwira mbwire ngo oya we ababibona karakasi ahita abona karakasi. Kuko niba mbyutse saa 11 mfite umuntu wamamagaye ati mu gitondo saa 11 wenda mfite umurwayi ndi bumugemurire, kandi nimara kumugemurira njye ku kazi ngomba kumufata nkamujyana, kuko mbanza ngabwira umugabo to se uyu munsi mfite umugenzi uri buzinduke mutware, ngomba kumutwara nkagenda nkakora, byaba ngombwa nk'umumama nkavuga ati okay uyu munsi nakoze ejo sinzakora, ngomba kuruhuka nkita no ku mugabo. Yabadangoye yabadizameme umusisi ebathatari muzute azimoto bikaze nanjye ubwanjye ebana mbona yindusha kandi umusaza umaze igihe kingana iki Nyabade umuzi igihe kingana iki? Nyabade namumenye kuva 2021 kubera ko nibwo ninjiye mu gukorera hano mu mujyi wa Gisenyi. Yobone Louis Jos Nose ukibona abakobwa batitabira umwuga w'imoto bakunda kugira impungenge. Nyabade ngiye njyamubwira azabwire n'abandi niba hari abantu b'inshuti ze abigishe moto abashishikarize kuza mu muhanda. Nyabade kabisa y'abantu umuntu nkunda kuganira nawe cyane, uno muri wakuneye wenyine n'umusitari.